Hey, nuko dutangiye filime yacu. Shaka umva amagambo witonze. Ngo mu 1897 mu gace katagira izina ku ikarita hari ubwami bwahigaga ubundi bwose mu mbaraga ndetse n'ubutunzi. Ndagira ngo wumva amagambo. Ubwo bwami bwitwaga Shadowvale. Dutangiye amasaha y'ijoro hari abagendagenda. Ubwo bwami bwari bufite amabuye y'agaciro atarigeze aboneka kandi hose, ndetse bari bafite ibanga ry'imbaraga zidasanzwe. Shaka kurebe filime witonze. Turatangiye gake gake. Ndetse ubwo bwami bwari bufite ubushobozi bwo kugenga ikirere ndetse n'imvura. Umva amagambo witonze kurikire filime. Ndetse ngo byavugwaga ko ubwami abami babwo bari bafitanye amasezerano n'imyuka itagaragara. Usibye ko ngo ahantu hari imbaraga hashobora kuba ubwoba, kandi nanone ubwoba buzana intambara. Rero abaturanyi ba Shadowvale ntabwo bari bukomeze kwihanganira kuba mu gicucu cya Shadowvale, kuko Shadowvale yari ifite imbaraga, ifite ubutunzi, yagenga ikirere ndetse n'imvura, yari irenze nyine muri make. Ndetse ngo byatumye abaturanyi babo babashoza intambara, kuko bari babafitiye ubwoba. Rebe filime. Hari abagendagenda nijoro ntituzi baravaye barajyahe. Kiriya ni igiki? Kurikira filime witonze. Ndetse ngo imirwano yagira imyaka n'imyaka, amaraso atemba nk'imigezi, inzu zose zirasenyuka ahantu haba amatongo. Ariko nago nanone Shadowvale byari byoroshye kuba yatsindwa. Amasaha nyuma na nyuma y'ubwami, abiru ndetse n'abami bateraniye mu bwihisho, baranje bazana ubutunzi bwose ubwami bwari butunze. Bazanye ikamba rya zahabu, bazana igitabo cyari kirimo ubwenge bujijwe kubumenya, ndetse n'intwaro yarashyizweho umuvumo n'abakurambere babo. Shaka ukurikire filime witonze. Ntituragera ku ryahiswemo. Umve. Kurambere bafashe ubwo butunzi bwose berekera mu ishyamba ritagiraga izina, ndetse bakora ibitambo bya nyuma byo kugira ngo barinde ibanga ryabo. Ibyo byose byakorwaga mu ibanga, bikorwa n'abiru ndetse n'abamu bwabo. Urebe filime witonze. Umve. Batanze. Urebe filime. Barangije bavuma aho bahisha ubwo butunzi. Barangije baravuga bati umuntu wese uzigera utekereza ndetse agatinyuka kuza gushaka ubutunzi azabure rohoye. Rohoye izaburira mu ishyamba, imibiri yabo, ibitekerezo byabo ndetse n'imyuka yabo byose bizaburira mu ishyamba. Ndagira ngo wumve amagambo. Ndetse kuva icyo gihe kugera uyu munsi, iryo shyamba ryahindutse ahandi umuntu yinjira ntasohoke. Umunsi batanze ibitambo, ishyamba barigira ryarindi umuntu ashobora kwinjiramo ntasohoka. Barigize ishyamba ryo umuntu adashobora kwinjiramo ngo asohoke, ndetse ngo abageragezaga kwinjiramo bararigitaga, bakaburirwa irengero. Rebe filime. Imyaka yaratambutse, icari myinshi, inkuru ziribagirana, ariko nanone ntabwo umwijima w'iryo shyamba wigeze ushira. Na n'ubu ngubu roho z'ababuriye muri iryo shyamba ziracyagendagenda hejuru muri iryo shyamba, amajwi yabo aburira ndetse ayongorera mu matwi y'abinjira muri iryo shyamba. Umva amagambo. Kugeza uyu munsi bamwe na bamwe baracyumva ayo majwi. Hari abatemera ayo mateka ndetse batanabyizera, ariko nanone hari abafite ubwenge buke ku buryo bavuga ngo bagiye gushaka ubwo butunzi. Rebe filime. Rero iyi ni inkuru yabo bose batinyuka kwinjira muri rino shyamba. The Forest of No Return, episode ya mbere. Yeahman. Turatangiye. Ishyamba. Ibi byose tugiye kureba ni inkuru yabo bose batinyuka kwinjira muri rino shyamba. Shyamba bisa The Forest of No Return, ari nako filime bayise episode ya mbere. Hakuno hari abasore babiri bari mu ishyamba. Urebe. Hari uri gushaka network bisa naho yabuze network. This forest has no network at all. Mpani ishyamba nta network zirimo, nta rezo. Urebe. Mani ngwino nkwereke.
Nkamage ngwino urebe hano. Here it is written in this forest. Bino ngo byanditswe ngo muri kuri iri shyamba. Has been there for 7 and Ndetse ngo ibingo byanditse ngo mu myaka 700 ishize. and he said that they Banaje baravuga ngo sacrifice every year. ngo batanga igitambo mu myaka 7 yo haciyemo imyaka 7 ngo batanga igitambo nyabaki. Hey. Ninje mu ishyamba kandi iri shyamba baryise no return. Ni episode ya mbere, The Forest of No Return. Banyita Jackson Yeahman. Uri iryo shyamba ko ari umurinzi uri maze imyaka 705 atanga igitambo cya buri mwaka. Iri shyamba kandi ryarakasiwe, ryaravumwe n'abakurambere ba kera kubera ko bari bamaze guhishamo ubutunzi bwabo burimo ikamba rya zahabu, intwaro yashyizweho umuvumo ndetse n'igitabo kirimo ubwenge butemewe kubumenya. Muri iryo shyamba harurimo fita gashoka kari kujojoba. Hari ikiri mu ishyamba kirekire fita gashoka kajojoba n'ibikabaye bishaje. Abagishaka ubutunzi hano network zanabuze ariko sha ndababwira ngo mukore nyuma ya wampere kiramutwara, wampere kimucanaho. The Forest of No Return. Jackson Biza yungu yageze hano, mugenzi we bari kumwe ngashaka network ngashaka rezo, abona igipapa. Ibi ngo babyita ibipapa. Mbona urukweta buri umuntu byene ngo mbona ivumbi mbura umuntu. Mana we yabonye urukweto rw'umuvandimwe we kwa mugenzi we bari kumwe. Tangije bra bro. The Forest of No Return, iryo shyamba dutangiriyemo. Pazo wowe mukore subscribe kuri Panza Films, mukore subscribe kuri Jackson Yeahman. Iyi ni Kirimbuzi Nation. Abagiye ubutunzi baracyabuhiga mu ishyamba, ubutunzi barabuhiga. Ishyamba bararicukuye barigize imyobo. Akoze subscribe tukareba filime. No byo guhiga ubutunzi iri shyamba ko nje niboneyemo ikintu. Baba babukereye dora amajiredo. Rwose bari ku majire bashyize mu tudusafeti. Zose ni safeti. PPE. Ni PPE. Gwera hasi kugera hejuru. Ubutunzi baracyabuhiga. Ishyamba bararihingaguye. Harigize imyobo, barigize imifege ngo bari gushaka ubutunzi. Ubwo butunzi ni ikamba rya zahabu, igitabo kirimo ubwenge butemewe kubumenya ndetse n'intwaro yashyizeho umuvumo n'abakurambere. Hejuru ariko muri iryo shyamba hari igicanaho abantu bandi baracyashaka ubutunzi. Turacyari muri rya shyamba rimwe. Nimero yanjye ni 0785533208. Ibi filime muri iryo shyamba hari uwiboneye ko hari kiri gutwara abantu. Yabonye urukweta buri umuntu. Yabonye urukweta buri umuntu. Ageze hano asimbutse yakubise umutwe ahantu ku gikuta cy'umwobo. Banza yahise arahwera. Musore muto aje ngo gushaka ubutunzi, ariko ubutunzi abatonzi muri iryo shyamba rimwe. Turacyari muri rya shyamba baryise The Forest of No Return. Hari igicana abantu kintu hakuno kiranyuzamo kigashyiramo n'akaroranti. Niba ari umuntu, niba ari igiki, kirangisha uwo kizanye gashoka. Nta maraso mubonye atarukira muri kamera. Ubwo ni uwa mbere. Urebe filime.
sasa kuna abashaka ubutunzi na 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 yaje kunaririmba aza gucurika icupa muri iryo shyamba rimwe shyamba njye niboneyemo ikintu guys abantu bakuru urumva njye mbonye ikintu aza gukamura ibyo gushaka ubutunzi icara imbere ya ekara zanyu mukore subscribe murebe filime urumva ubu only you ntituyikomeje wa eshatu akadomo kwipero akadomo com ukareba filime amafaranga make cyane barangiza ngo muje gushaka ubutunzi ako amashyamba ishyamba ririmo amajwi nkayo ngayo ariko ye do ariko ibaza ikintu kikunyura imbere ntukibone tuzavuga ngo narabibye muri iryo shyamba rimwe filime nyarwanda muri iryo shyamba twe hari icyo twabonye kiri gucinjajya abantu byita kumucinja twe kabwire mugenzi wawe dukomeze ko mubizi kundusha se wa musore duheruka yahwereye uguye ahantu mu cyobo amaze kubona ko mugenzi we bari kumwe ibintu byabaye ibibazo nibwo yatangiraga kwiruka nibwo yahitaga gwa hano murabyibuka byatinze amasaha yaragiye aricuma arakanguka bahise The Forest of No Return Panza Films sora arangije kumbe ahari harya wabura byibura akantu ko gutsikira cyangwa se kuvunika mu kuntu sore bisa naho yavunitse arangije ayo datawe yewe unaza ganja gukora iki arangije na hakuno ku giti fata igitara kivuna ashyira mu kanwa atanasakuza rangije fata akaguru arigoronzora ubu ngubwo igufwa ryavuye mu mwanya waryo arisubizamo hano nta mikino ngo dogite ngo natsikiye uri kumbabaza ibyo ntabwo hano bihaba cyane ko Imana ifasha uwifashije nawe niyifashe Imana iramufasha nyuma ibyo yavanyeyo hakuno mu gacupa nk'umuntu wese wa ngaho ugenda mu ishyamba biba byose hari ibyo uba witeguye genda utuntu twa first aid genda utuntu tw'imiti hafi aho ngaho kubukeka ntago wajya mu ishyamba ugende nk'aho ugiye ku beach ku mazi byaba byose hari utuntu uba ufite tw'imiti ushobora kwifashisha nabanza hakuno arikanda igufa risubije mu mwanya waryo kandi ubwo ngo akanabyikorera rebe filime maze kwigorora ibyo yigorora yivura
arongera arambara yambara isogisi. Iyi ni isogisi mu kinyarwanda. Yambara inkweto. Ubwo ngubwo ni ukwendereye ubuzima burendereye. Arangije arahaguruka. Ndakeka nuko dusoje episode ya mbere, utazacikwa na episode ya kabiri. Bye bye.